Ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro byacu binyura kuri channel Ijuru ntirikorerwa. Ndakwifuriza kugubwa neza ariko bikesha kwizera Yesu Kristo, kubera ko nta handi kugubwa neza cyangwa se kubaho neza byaturuka. Imana yishimiye ko abantu yaremye, nubwo twari dutandukanijwe nayo binyuze ku cyaha cyaturutse ku mukurambere wacu Adamu, ariko yifuje ko yakongera kutwigarurira ikatwiyegereza ikoresheje Yesu Kristo, kugira ngo ubuzima bwiza yari yaratugeneye tukabuvutwa n'icyaha twongere tububone. Ubwo rero nanjye iyo nifuriza abantu kugubwa neza, nicyo mba ngendeyeho, nuko mba niringiye ko hamwe no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu umuntu ashobora gusobanukirwa neza iyo nzira y'ubwiyunge Imana yamugeneye, noneho akongera akiyunga n'Imana, yamara kwiyunga n'Imana akabana nayo amahoro kubwa Yesu Kristo. Noneho ibyo bikanamuhesha nyine kugira ubuzima butekanye, ubuzima buguwe neza, ari na hano mu isi, ariko ikiruta byose noneho akazanabana n'Imana iteka ryose mu ijuru. Ndongera rero kwibutsa ko ari na ngombwa, niba utari wakora subscribe kuri YouTube channel Ijuru ntirikorerwa, kuba wabikora, kugira ngo ibiganiro byacu byose ujye ubibona, yaba ari byo tuba twakoze kuri radio dutangira ubutumwa bwiza, cyangwa se ari ibyo tuba twakoze mu buryo busanzwe bwo gukora amavideo y'ivugabutumwa, yaba ari ubuhamya bwa bene data bagiye batandukanye, byose ujye ubibona ku gihe. Tunagusaba kutabyihererana, ahubwo ukajya ubisangiza abandi. Ushobora no kutwandikira aho waba uri hose ku isi yose, watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero +250 78442 tukaba twanagushyira kuri groupe yacu ya WhatsApp Ijuru ntirikorerwa. Ushobora no kudushaka no kuri Facebook page Ijuru ntirikorerwa TV, aho hose tuba duhari, ariko nta kindi tuhabereye no kugira ngo tufashanye na buri wese waba ubyifuza, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, mbese bugere kuri benshi bashoboka. Iri jambo dusanga mu Efeso mu gice cya 2, nubwo nagaragaje hano imirongo 5 ya mbere, ariko ushatse wakomeza ukageza no ku murongo wa 10. Icyo nashatse kumvikanisha ni uburyo n'ubundi unarebye n'umutwe w'amagambo bavuga ko gukizwa ari ubuntu. Gukizwa ni ubuntu. Usomye guhera ku murongo wa mbere biragaragara ko ngo natwe yatuzuye, twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha ndetse n'ibicumuro byacu. Ariko iyo usomye gutya ushobora gutekereza ngo mu by'ukuri ibyaha n'ibicumuro waziraga mu by'ukuri ni ibyo gusa wakoraga, cyangwa se ni ibikugaragaraho inyuma. Nibyo nabyo nyine birimo, kuko ku murongo wa 2 baravuga ngo nibyo twagenderagamo kera dukurikiza imigenzo y'isi, twakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Ngo kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Aho hantu rero haba hakomeye. Kubwa kavukire, urumva ko kavukire yawe yonyine, kavukire yanjye yonyine yari ihagije kugira ngo ngirirwe umujinya nk'abandi bose. Nta ngingo n'imwe indengera yari ihari, ariko nta n'ingingo n'imwe irengera umuntu uvuka kuri Adamu. Kubw'igicumuro cya Adamu dukomokaho twese, Adamu twaremewemo twese, ariko nyuma akaza kugomera Imana, byatumye twese duhinduka abanyabyaha,
ndetse tuvuka dukatiwe gucirwaho iteka cyangwa se koherwa mu nyanja y'umuriro n'amazuku tugatandukanywa n'Imana by'iteka ryose. Ibyo rero ni ikintu umuntu wese atahunga, ni ikintu umuntu wese adafite ubushobozi bwo gukwepa. Ni icyago cyagwiriye inyoko muntu yose aho ivi ikagera, ndimo nawe urimo n'undi muntu wese ukomoka kuri Adamu. Ariko Imana ishima kutuzura, Imana ishima kudukiza, Imana ishima kudutandukanya n'iryo vuko ribi twari dufite, bituma yohereza Yesu Kristo kugira ngo adukize. Urumva gukizwa ni ikintu kigomba kumvikana neza, umuntu akanumva icyo nyine yagombaga gukizwa. Icyo twagombaga gukizwa ni iryo vuko ribi dukomora kuri Adamu ryadutandukanyaga n'Imana. Ku bw'iryo vuko n'imirimo nyine mibi yose umuntu aba ayifite ndetse adashobora kuyihunga. Umuntu akagerageza gukora ibyiza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko n'ubundi akisanga yakoze ibibi. Noneho ikibazo abantu bajya bagira ni ugutekereza ko nubwo akora ibibi ariko ari bike. Nyamara Imana irera, nta cyaha na gitoya kizabana n'Imana. Bivuze ngo ukora bike n'ukora byinshi bose barangana ku Mana. Na niyo mpamvu Imana ivuga ko umuntu witondera amategeko yayo agasitara ku itegeko rimwe aba ayacumuyeho yose. Imana rero yo yabumbiye abantu bose mu gatebo kamwe ibita abanyabyaha, idashingiye ku buke cyangwa ubwinshi umuntu akora, ahubwo ishingiye gusa ko umuntu avuka kuri Adamu. Icyo rero nicyo Yesu yaje kudukiza, ubwo bunyacyaha bwacu dukomora kuri Adamu, iryo vuko ribi tuvuka kuri Adamu. Araza, icya mbere abanza gukiranuka, wakora itandukaniro, akora icyo tutashoboye gukora. Aba mu isi ari intungane, aba mu isi adafite icyaha, aba mu isi akora ikinyuranye n'icyo umuntu wese yabashije gukora, aba mu isi yumvira Imana ku gitoya no ku kinini, aba mu isi atunganiye Imana. Uwo niwe wabashije wenyine, niwe wabashije gukora imirimo itunganye kuva yavuka kugeza avuye mu isi, imirimo itunganiye Imana. Uwo niwe wanejeje Imana, uwo niwe wabaye mu by'ukuri inshungu y'abantu no ku kijyanye no gukiranuka. Uwo niwe wadukoreye icyo tutashoboye, uwo niwe waduhagarariye neza, noneho mu gihe Adamu wa mbere we yari yaduhagarariye nabi. Bikumvikana ko kuduhagararira nabi kwa Adamu wa mbere byatugeza abanyabyaha twese, nta ruhare rundi tubigizemo, ari uko gusa tumukomotseho. Noneho haza kuza rero Adamu wa nyuma ari we Yesu, noneho akora ibyo gukiranuka twe tutashoboye. Amaze kubikora rero n'ubundi abikora ahagarara inyoko muntu. Byumvikane ko nk'uko uwa mbere yaduhagarariye nabi, niko uwa kabiri noneho yaduhagarariye neza. Imana ireba abantu ibarebera mu ibyo byiciro bibiri. Ikurebera muri Adamu ikavuga kuri mubi, hashingiye kuri mwene Adamu, hashingiye kumuvukaho, noneho n'ibyo yakoze byose bikakubarwaho. Noneho rero kuba mwiza n'ubundi ku Mana nabyo nyine ni icyo ngicyo. Nanone ni ugukomoka kuri Kristo wakoze ibyiza, noneho ibyiza yakoze nanone bikakubarwaho. Bikumvikana ko nawe Yesu burya ari mu isi nanone yari aduhagarariye, nk'uko Adamu nawe abaho yari aduhagarariye twese. Noneho icyo akoze kikitirirwa inyoko muntu yose. Na Yesu nawe yari aduhagarariye kugira ngo icyo akoze nanone kitirirwa abazamwizera bose. Icyo yakoze rero ni uko yakoze ibyo gukiranuka. Yabaye umukiranutsi ariko ari njye akiranukira. Ntabwo ari we wabyikoreraga burya, kuko wehe yarasanzwe afite ijuru, noneho ku buryo ntabwo yari kuba aje kurikorera kugira ngo azarijyemo, ahubwo yabaga aje kurikorera kugira ngo njye nzarijyemo. Noneho yari aje gukorera ubutungane njyewe ntashoboye gukorera, ariko kugira ngo ubutungane akoreye buzampeshe kujya mu ijuru. Hano rero ngo ariko Imana ko ari umutunzi, ku murongo wa 4, w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Araya mu dukuba akavuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije, ubuntu nibwo bwadukijije. Noneho n'icyo umuntu akira nyine n'icyo umuntu agomba kucyumva. Umuntu akira akavukire mbi y'icyaha imujyana mu rupfu rw'iteka, noneho ahawe indi kavukire nziza yo gukiranuka imujyana mu bugingo bw'iteka. Umuntu agakira nyine
igihano yari yarakatiwe ku bw'igicumuro cya Adamu, ariko akanahabwa noneho ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo. Birumvikana neza uko iyo umuntu akize nyine aba akize. Ahangaha umuntu agomba kubyumva. Ntabwo gukizwa ari ukuyoboka idini, ntabwo gukizwa ari ukujya muri korari, ntabwo gukizwa ari ukubatizwa, ntabwo gukizwa ari ugutanga amaturo n'icyacumi. Gukizwa ni ugukira kurimbuka, gukizwa ni ugukira iryo vuko n'igihano, ni ugukira iyo nkomoko mbi n'igihano cyajyanaga nayo. Gukizwa kandi bikumvikana ko gukizwa no kwikiza bitandukanye. Ntabwo umuntu yikiza, ahubwo arakizwa. Akizwa n'undi. Ugukiza ninde? Ugukiza ni Yesu. Yesu yaje kugukiza, ariko aza kugukiza iki? Aza kugukiza icyo cyago wari wifitemo, utagizemo ndetse n'uruhare, ariko utari no kubasha kwikiza. Aza kugukuraho urubanza rw'ibyaha, aza kukugira umukiranutsi ku Mana, aza kumena amaraso, uretse no kuba yarakoze ibyo gutungana kugira ngo nawe ubarirwe mu bwo gutungana utagizemo uruhare, ariko yaje no gukora ibyo gukira, yaje purito no kwishyiraho ubunyabyaha bwawe bwose, kugira ngo noneho n'ubunyabyaha bwawe bubonerwe impongano, ya kavukire yawe mbi ibonerwe impongano, noneho afata ibyaha byawe byose atari detaye. Kwa kundi ujya uvuga ngo wihannye, kwa kundi ujya uvuga ngo watuye, kwa kundi we yafashe ibyaha byawe byose atari detaye, noneho abyishyiraho, atari kimwe kimwe, abyishyiraho byose, ndetse abyishyiraho utaranabaho, kuko yari azi ko nuvuka uzavuka uri umunyabyaha kandi w'ibyaha byose. Ntiyarobanuye rero ibyaha byawe yishyizeho. Yishyizeho ibyaha byawe byose bihinduka nk'ibye, noneho yemera no kujya mu rupfu wagombaga kujyamo, kugira ngo noneho wowe ukurirweho igihano cy'urupfu rw'iteka wagombaga gupfa. Agusogongera urupfu rw'iteka, arwinjiramo mu cyimbo cyawe, ariko we yari afite kurujyamo no kuruvamo, kuko yari afite kurutsinda, yari afite gutanga ubugingo bwe no kongera kubusubirana. Muri make yari afite gupfa ndetse no kuzuka. Iyo ukomeje ugasoma rero, noneho bakomeza kutubwira ko Imana yaduhinduranye bazima na Kristo, ngira tuzamure twizanya nawe mu ijuru, iburyo bwawe turi muri Kristo Yesu. Bikumvikana ko ndetse burya gukizwa ni uguhabwa ijuru kandi ni ukurigeramo mu buryo bw'umwuka. Umuntu akaba ariyo nubwo aba akiri mu isi, kugira ngo abwire abantu ubutumwa bwiza, ariko akaba azi neza ko nava hano azaba atashye iwabo mu ijuru. Ni ibintu byumvikana, ni ibintu umuntu akwiriye kuba yumva. Ntabwo ari urugendo rurerure umuntu akora kugira ngo azembererwe ijuru. Ni ukwizera icyo Yesu yakoze, ukaba uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo buhoraho, ukaba uvuye mu rupfu uhawe ijuru, ukaba uremewe bidasubirwaho. Amasengesho yawe atabigizemo uruhare, amafaranga yawe atabigizemo uruhare, kuririmba muri kora bitabigizemo uruhare, yewe n'umubatizo utabigizemo uruhare. Ntabwo umubatizo nawo ugira uruhare mu kugira ngo umuntu akire urupfu rw'iteka. Urupfu rw'iteka twarukijijwe n'undi, nta cyo twakora kugira ngo twebwe turwikize. Ni ibanga rero rikomeye abantu benshi badashyikira. Umuntu akumva ko ari kugerageza gutungana, ko ari kugerageza gukora, ko ari kugerageza kuba mwiza kugira ngo Imana izamwemere. Ntaho bihuriye rwose. Kugerageza kuba mwiza kwawe ntacyo byakumarira. Uwakugize mwiza ni Yesu. Icyakora kwigira mwiza imbere y'abantu byo abantu bajya babigerageza, nubwo utabura ibigucika, nubwo n'ubundi birangire bakubonamo n'ubundi ibitari byiza. N'umuntu w'inyangamugayo nyine abaho, ariko nanone ntashimwa na bose, ashimwa na bamwe, ariko nanone ubwo bunyangamugayo bwe ntacyo bwamumarira mu kijyanye no kuba mwiza imbere y'Imana. Imana irera cyane ku buryo itameze nk'abantu, ntabwo igereranywa n'abantu. Ntabwo ibyiza wakora rero byakwegereza Imana. Icyakora byaguha gukundwa, byaguha icyubahiro, byaguha kwemerwa mu rwego rw'abantu bagenzi bawe, ariko si mu rwego rw'Imana. Ahandi rero ukomeje ugasoma ku murongo nk'uwa 8, haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu ubyirarira, ngo kubera ko turi abo yaremye. Ku murongo wa 10, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bikumvikana ko rero twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ubwo kwizera bingana no gukira, ariko ukaba ukize iki? Ukaba ukize urupfu rw'iteka, kandi ukaba urukize ku buntu. Ukaba ukize iki? Ukaba ukize kurimbuka, kandi ukaba ukize kurimbuka ku buntu. Gukizwa si ukuyoboka idini ngo rikwandike mu gitabo cyaryo, ube umumambure waryo, rigukoresha imirimo yaryo,
ribe rikuzi, ribe rikwemera bitewe n'ibyo wakoze. Uko siko gukizwa. Gukizwa ni ugukira kurimbuka. Gukizwa ni ugukira igihano cy'urupfu rw'iteka wakatiwe kubw'igicumuro ukomora kuri Adamu. Gukizwa ni ugukira gutandukana n'Imana noneho ugahabwa kubana nayo by'iteka ryose. Gukizwa ni icyo ngicyo. Ntabwo gukizwa ari ukwikiza. Ntabwo gukizwa mu by'ukuri ari ukwigira ukundi kuntu kudasanzwe. Gukizwa ahubwo ni ukumenya icyo umukiza wawe yakoze kandi ukakiziza umutima udashidikanya. Ntibyavuye no ku mirimo rero ngo hatagira umuntu ubyirarira. Mu by'ukuri ntabwo Imana yari kudukiza tubigizemo urundi ruhare. Bigenze gutyo n'ubundi ntabwo twayemera nk'Imana. Bigenze gutyo ntabwo twayishima nk'Imana. Bigenze gutyo ntabwo twayiha icyubahiro cyayo nk'Imana. Bigenze gutyo twajya twirata ibyo twakoze aho kurata icyo umukiza wacu yakoze. Gukizwa rero bisaba ngo uruhare rw'umuntu ukira rwo ruvemo ahubwo haza umukiza. Niyo mpamvu byitwa gukizwa. Si ukwikiza ahubwo ni ugukizwa. Uwadukijije rero ni Yesu, kandi umurimo wo kudukiza yarawukoze arawurangiza. Niyo mpamvu yasubiye mu ijuru atsinze urupfu rwanjye, atsinze igihano cyanjye, arangije se mu yandi magambo igihano cyanjye, kandi anakoreye gukiranuka kuzuye njye nsabwa kubarwaho gusa kugira ngo njye mu ijuru. Ubwo rero mu by'ukuri kurimbuka ni ukutizera. Kurimbuka ni ukuba umuntu yizize, azize gusa ko yanze kwizera icyo umukiza we yakoze. Naho umukiza we yamaze gukora ibihagije kugira ngo wowe nanjye tuba abaragwa b'ubugingo buhoraho. Aho bavuze rero ngo turabe Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo yiteguriye kera cyane kugira ngo tuyigenderemo, nabyo bigomba kumvikana neza. Birumvikana ko imirimo myiza ari Kristo wayikoze. Birumvikana ko ibyiza byose twasabwaga byakozwe na Yesu. Noneho ahubwo twe twaremewe kugendera mu iyo mirimo myiza Yesu yakoze. Kugendera mu bintu byuzuye bigomba kumvikana neza. Hari undi wabikoze byiza byuzuye. Noneho njye nawe tugasabwa kubyemera tukabigenderamo nk'aho ari twe twabikoze. Ni ukubarwaho impano ariko yakorewe n'undi. Burya impano no mu buryo busanzwe n'undi uyikorera. Niba ari ukuyigura niwe uyigura, niba ari ukuyishakisha niwe uyishakisha, noneho yarangiza akaza kuyiguha ku buntu. Gukizwa rero ni ubuntu, nk'uko umutwe nyine w'aya magambo turi kuganiraho ubigaragaza. Gukizwa ni ubuntu. Gukira kurimbuka ni ubuntu. Ubwo kujya mu ijuru ni ubuntu. Kuba umwana w'Imana ni ubuntu. Kwemerwa n'Imana ni ubuntu. Kuba umuragwa w'ijuru ni ubuntu. Guhabwa ubugingo buhoraho ni ubuntu. Numva gukizwa wumva icyo. Ntabwo wavuga ngo narakijijwe ariko simfite ijuru. Waba warakijijwe iki rero? Aho ngaho niho umuntu agomba gutekereza neza atuje, avuye mu kigare cy'ibindi yita gukizwa. Wavuga ko wakijijwe gute kandi ugifite ubwoba bw'uko ushobora kurimbuka? Ubwo waba ugukijije se niba ufite ikibazo? Ese Yesu yaba yarakoze ibintu bituzuye? Ese yaba yarasubiye mu ijuru atarangije kunkiza? Ese aba yatarankijije nazakizwa n'iki? Ese umurimo yakoze ube utarangiye ninde wawurangiza? Muri make ntabwo umurimo Yesu yakoze wongererwaho ibindi bintu, ahubwo umurimo Yesu yakoze uruzuye, uraboneye. Njye icyo nsabwa ni ukuwemera gusa, nkaba ndakize, nkaba ndemewe, nkaba mpawe ijuru, nkaba ngabanye ubugingo buhoraho, nkaba mbaye umuragwa w'ubwami bw'Imana, nkaba ndi mu isi ariko nzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Wowe rero ukurikira ibiganiro byacu, birasaba ngo rwose wumve neza gukizwa icyo ari cyo, wumve neza aho bitandukanye no kwikiza, uve mu kigare cy'idini, uve mu bintu bituzuye. Bakakubwira bati noneho wakoze icyaha ihane, niwihana Imana irakwemera, ariko se urihana utanga ikihe kiguzi cy'icyaha? Aho ni naho ibintu bikomereye. Kwihana nabyo ntabwo abantu babyumva neza. Kwihana ni ukumenya nyine kuriya batubwiye ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, ku bwa kavukire yacu mwese wakwihana kavukire ute? Twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Wakwihana si yo kavukire? Kwihana ni ukumenya nyine ko kavukire yawe ari mbi, ni ukumenya ko udashoboye, ni ukumenya ko ibyo ukora byose ari bibi imbere y'Imana, ni ukumenya ko nta kintu na kimwe Imana yakubonamo cyatuma ikwemera. Noneho ukihana ukemera ko ahubwo ibyiza ari Yesu wabikoze, imirimo myiza ni Yesu wayikoze, nk'uko batubwira hano nyine n'ubundi ku murongo wa 10. Noneho njyewe
utari gushobora gukora ibyiza nkareba kuri Yesu wakoze ibyiza, noneho nkemererwa mu byiza Yesu yakoze, ubwo mba nihannye. Nkemera kwakira imbabazi z'icyo ndicyo, nkemera burya ntabwo imbabazi Imana iduha ari imbabazi za detaye z'ibyaha, ahubwo ni imbabazi z'icyo turi cyo. Ntabwo Imana ifite umwanya wo kujya igenzura detaye ya buri kantu kose umuntu akoze, imubwire ngo ihane naka, ihane naka, ihane naka, ihane naka. Imana izi neza ikibazo umuntu afite, Imana izi neza uburwayi umuntu afite, n'iyo imusaba kwihana ni ukwihana uko kuntu nyine yavutse ariko kubyihana si ukundi, ni ukumenya ko byari bikatiwe, ni ukumenya ko ubwo buzima bwe bwari bukatiwe kurimbuka, noneho akemera icyo gihano, ariko nanone akemera ko hari undi wakimuhaniwe, akaba arihannye, akaba akiranutse n'Imana, akaba ahanaguweho ubunyabyaha bwe bwose, ivuko rye rya mbere rikaba riribagiranye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, n'ibya kera bikaba birashize, nawe nyine ukaba icyaremwe gishya ku Mana, ibya kera bikaba birarangiye. Noneho ahubwo Imana ntiyongere kukubara muri rya vuko rya mbere, ntiyongere kukubara mu ivuko ry'icyaha, noneho igakubara nk'umukiranutsi udafitanye nayo ikibazo na kimwe, kuko ikibazo cyawe cyose Imana yagikemuranye na Yesu kandi yakirangirije muri Yesu Kristo. Gukizwa rero ni ubuntu, guhabwa ijuru ni ubuntu, kuba umwana w'Imana ni ubuntu, kwemerwa n'Imana ni ubuntu. Muri make nta ruhare na rutoya rwawe uretse gusa kwemera nicyo usabwa, cyangwa se kwizera nicyo usabwa, ukarekeraho kwiyizera, ukarekeraho kwishakamo ibyiza, ukarekeraho kwitsindishiriza se mu yandi magambo, ukarekeraho mu by'ukuri guca inzira ya muntu idashobora kumukiza, ahubwo ukemera inzira Imana yakugeneye yonyine imwe rukumbi ibonerwamo agakiza. Nta rindi zina mu isi ndetse no mu ijuru abantu bahawe ryo gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Gukizwa rero bisobanuke neza, gukizwa byumvikane neza, gukizwa ubyumve, ubyakire, ubyizere, utsindishirizwe nawe, ugabana amahoro ava mu gutsindisha. Arega niyo mpamvu wumva bituzura, ni uko ushaka kwitsindishiriza, ni uko ugerageza ukumva ibyo wakora byatuma wemererwa, kandi wowe uri mubi bwawe. None se niba uri mubi nawe ndetse ukaba ubibona ko udashobora gutunganira Imana ngo bigukundire, wumva nyine wazakira ryari? Niyo mpamvu wumva umutima wawe ukubwira ko uzarimbuka, nubwo idini ryakubwira ko wakijijwe, ariko umutima wawe ukubwira ko ufitanye n'Imana ikibazo. Ntabwo imirimo ukorera mu idini rwose yaba ikiguzi cy'ibyaha byawe, ni ukugushuka. Impongano y'ibyaha byawe byose ni Yesu wayitanze, noneho icyo usabwa ni ukuyemera, noneho wayemera Imana nayo ntiyongere kukubaraho icyaha na kimwe. Ubwo rero rekeraho kwitsindishiriza, rekeraho kwikiza, rekeraho guca inzira idashoboka, rekeraho kwicira inzira, rekeraho guhimba inzira, rekeraho gushakira inzira aho itari, rekeraho kurwanya Imana, rekeraho gushyigikira umugambi wa Satani wo kurimbura umuntu kubera ko agutandukanye n'Imana nicyo yashakaga, n'ubundi kandi aracyakomeje kuguhuma amaso ngo utareba icyo umucunguzi wawe yakoze. Ubwo rero rekeraho rwose kurwanya Imana, rekeraho kutamenya no kutakira urukundo rwayo. Uyu munsi Bibiliya iravuga ngo niwumva ijwi ry'Imana we kwinangira umutima, nanjye ndakwinginga rwose, nkwingingira kwizera Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bisa naho Imana ibingingira muri twebwe kugira ngo rwose nawe ukire, nawe wemerwe, nawe ugire amahoro akomoka mu gutsindishirizwa. Iyo watsindishirijwe niko mu Baroma 5:1 havuga, n'umurongo wa 2 nanone haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ngo niwe wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo. Ubwo rero nawe ayo mahoro ava mu gutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo nawe wayagira. Wikwibuza amahoro Imana itanga, dore ku isi ubwayo nta mahoro ifite. Amahoro yonyine ashoboka nayo ngayo Imana itanga, kandi yahereza uwo muntu wemeye gutsindishirizwa na Yesu Kristo, akagezwa ku Mana nawe akaba intungane ku bwe, akemerwa ku bwe, akagira amahoro ku bwe, agatekana ku bwe, akagabana ibyiza byose byo mu ijuru ku bwe,
umuririmbyi niko avuga ngo ni Yesu wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe, ngo si uko nari mwiza haba namba, nawe rwose iryo juru ukaritaha, amahoro y'ijuru ukayabona. Amwe Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro, ati amahoro yanjye ndayabahaye, sinyabaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ntabwo ari amahoro atangwa n'isi. Amahoro y'isi akurwaho na korona, amahoro y'isi akurwaho n'ubukene bw'amafaranga, amahoro y'isi akurwaho no kwangwa n'abantu, amahoro y'isi akurwaho no kubura akazi, amahoro y'isi akurwaho n'ibihombo, amahoro y'isi akurwaho nuko imvura yatinze kugwa cyangwa se ko yaguye ari nyinshi, amahoro y'isi akurwaho nuko izuba ryacanye cyane, amahoro y'isi akurwaho nuko umuntu yapfushije, amahoro y'isi akurwaho nuko umuntu adakunzwe muri sosiyete cyangwa se mu muryango wiwe. Amahoro y'isi afite byinshi biyakuraho, ariko ijambo ry'Imana rikagaragaza ko uwatsindishirijwe no kwizera aba afite amahoro ava ku Mana, ariko biciye ku mwami wacu Yesu Kristo. Nanjye rero nakwifuriza kugira ayo mahoro atemba nk'uruzi, niko umuririmbyi avuga ngo atemba nk'uruzi ngo ab'isi ngo ntibayazi, ariko agakomeza avuga ngo icyampa ngo nawe ngo ukaba uyahawe nawe. Ngo njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo mwakire, ngo nawe nibyo ngusabira. Nanjye rero icyo nicyo nsabira buri muntu wese ukurikira channel yacu, ukurikira ibiganiro byacu, kugira ngo mu by'ukuri nawe ahabwe izo mbabazi, dore ko Imana yamaze kuzitanga, ahubwo azakire yibere mu mbabazi, abeho yarababariwe, abeho yaremewe, abeho mu by'ukuri nta kibazo afitanye n'Imana, abeho mu mudendezo udashira w'abana b'Imana, abeho mu mwuzuro w'ubuzima Imana yageneye abana bayo, abeho aguwe neza, abeho aruhutse, ariko aruhukiye mu Mana ku bwa Yesu Kristo. Ndagushimiye rero wowe twabanye muri iki kiganiro, ndagushimiye umwanya utari mutoya watanze kugira ngo tuganire, ariko nkwifuriza cyane rwose ko umutima wawe Imana yawufungura kugira ngo ibi bintu uba wumva bikorekere mu mutima wawe, ubyizere mu mutima wawe, noneho ubohoke, noneho ugubwe neza, noneho dusangire uwo mugabane w'ijuru. Ijuru ni rinini, nta shyari dufite ry'uko nawe warijyamo, nta shyari dufite ry'uko nawe warisangira natwe ukaba umuraganwa natwe. Ni byiza ahubwo kubona abandi bana tuvukana ku Mana nawe ubayemo byatunezeza. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe kuri YouTube channel wabikora, kugira ngo ibiganiro byacu bihora biza ujye ubibona ku gihe, kandi gusangiza ibiganiro byacu abandi ni inkunga ikomeye. Kubasangiza channel yacu, kuyibarangira ni inkunga ikomeye, kugira ngo nabo baruhukane natwe, kugira ngo nabo banezeranwe natwe. Ubwo rero nagushimiraga, ariko nagusaba kugira ngo ufatikanye natwe kugeza ubutumwa bwiza kuri benshi, kubera ko benshi bararushye nk'uko nawe wari urushye, benshi bararushye nk'uko nawe wumvaga wari umeze. Ariko niba wumva uruhuwe n'ijambo ry'Imana, cyangwa se waramaze kuruhurwa naryo, dufashe kugira ngo tunaruhure abandi, dore ko nta kindi kintu cyaruhura umuntu hano mu isi, nta kindi kintu cyamuha amahoro, nta kindi kintu cyamuha kunezerwa, keretse amaze mu by'ukuri gusobanukirwa neza adashidikanya umurimo Imana mu by'ukuri yakoze muri Kristo Yesu, ariyo nzira yonyine yagennye kugira ngo abari mu isi bongere kuyigarukira, bongere kubana nayo amahoro, kandi babane nayo mu by'ukuri ubudatandukana nayo, babane nayo mu by'ukuri mu buryo bw'iteka ryose. Ubwo rero komeza ugubwe neza muri Kristo Yesu, komeza uba amahoro, komeza ugire umutima ukuwemo urubanza rwo kurimbuka, umutima ukuwemo umujinya w'Imana, ahubwo umutima wuzuyemo urukundo rw'Imana, wuzuyemo amahoro ava ku Mana, umutima wuzuyemo kugira neza kw'Imana, dore ko wagiriwe neza nawe abasha kugira neza, uwababariwe nawe abasha kubabarira, uwagiriwe ubuntu nawe abasha gutangira ubundi. Amahoro y'Imana rero akomeze kuba menshi menshi menshi
menshi cyane mu mutima wawe, kandi ayo mahoro uyageze no ku bandi, kubera ko mu by'ukuri isi yose ibuza amahoro. Intambara ni nyinshi, ibyorezo ni byinshi, ariko muri Yesu hari ubwihisho, amahoro.